iteka. Mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadoki kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu kuva saa 11:45 za mu gitondo. Vari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Mwaramutseho nanone nshuti bakunzi muteze amatwi. Ubuntu n'amahoro by'umwami wacu Yesu Kristo bibane namwe mwese uyu munsi wose. Ndatekereza ko mwese munezerewe kumva amajwi y'inyoni, amajwi y'ibinyabuzima byose, ndetse no kumva uyu muyaga uhuha, tukaba twese tubashije kubona umucyo. Ni ishimwe rikomeye cyane. Rero ndagira ngo twigane ijambo ry'Imana, ijambo tugiye kureba mu migani hahandi turimo kwiga muri iyi minsi, aho rero tugiye kureba ku myitwarire dukwiye kugira kw'abo bantu b'abanyabyaha. Ubwo ndi kuvuga abakijijwe, ndi kuvuga ba bandi mwitirirwa izina ry'Uwiteka. Imyitwarire dukwiriye kugira kw'aba bantu twita abanyabyaha. Abanyabyaha ni bantu ki? Ni abantu bose banyura mu nzira itandukanye n'iy'ijambo ry'Imana. Ni abantu bose batakunda Imana, ahubwo bikunda ubwabo ndetse bagakunda n'ibibanezeza. Ngira ngo ibisobanuro byaba byinshi, ariko tubihiniye mu ijambo cyangwa mu magambo make, abanyabyaha ni aba bantu bose badashaka Imana, bari mu nzira zo kwikunda, mu nzira zo kuyoborwa n'irari ryabo. Rero bano bantu hari imyitwarire dukwiye kubagiraho, hari uko dukwiye kwitwara kuri bo. Imigani igice cya 4:14 haratubwira ngo ntukajye mu nzira y'inkozi z'ibibi. Impamvu imwe mu mpamvu zituma iyo turi gusoma aya magambo tugenda gahoro tukaganira, ni ukugira ngo ubashe kureba icyo ijambo rivuga. Biri kutubwira ngo iki? Ntukajye mu nzira y'inkozi z'ibibi. Kutajya mu nzira y'inkozi z'ibibi ese bisobanuye iki? Ntabwo bisobanuye ko niba hari umuhanda uri haruguru y'urugo iwawe, ukaba ubonye umuntu utekereza ko ari umugizi wa nabi cyangwa se ari inkozi y'ibibi awunyuramo, ngo uhite uvuga uti okay, buriya sinaca muri iriya nzira yo haruguru y'iwanjye sinkinyuzemo kuko wa muntu yayinyuzemo. Ntabwo ari ibyo. Ahubwo icyo Bibiliya iri kuvuga ni bwa buzima bw'uwo muntu w'inkozi y'ibibi abayeho, ni ya migendere ye udakwiriye kwivangamo, udakwiriye kujyamo. Mwene magambo, ntukwiriye kugenda cyangwa se kubaho nk'uko abayeho. Nanone kubaho nk'uko abayeho simvuze ngo nimba yariye igitoki ngo uvuge ngo sinyiri igitoki kuko runaka yakiriyo ya, ahubwo ndimo kuvuga bya bindi biri mu mutima we, ibyo yifuza, ibyo akora, ibyo agenderamo, bya bindi bishushanya ubuzima bwe, nibyo udakwiriye nawe kwigera unyuramo. Ntukajye mu nzira y'inkozi y'ibibi. Mwene magambo, ntukabeho nk'uko abayeho, cyangwa se ntugakore nk'ibyo akora, ntugashake nk'ibyo ashaka, ntugatekereze nk'ibyo atekereza, ntukararikire nk'ibyo ararikira. Ntukajye mu nzira y'inkozi y'ibibi, kandi ntukagendere mu migenzereze y'abantu babi. Zaburi ya mbere umurongo waho wa mbere ni zaburi nkunda cyane, ni na zaburi kandi dukwiriye twese kumenya, kuko ni zaburi itwereka uko dukwiriye kugenda n'abo tudakwiye kugendana nabo. Bibiliya iratubwira ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Uyu muntu rero ntabwo aba agize neza gusa, ahubwo Bibiliya iratubwiye ngo arahirwa, ni umunyamugisha. Umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, umuntu udahagarara mu nzira y'abanyabyaha, umuntu uticarana n'abakobanyi, uyu muntu arahirwa. Imigani igice cyaho cya 9 umurongo waho
wa 7. icya mbere rero tubonye ni uko tudakwiriye kugendera mu nzira z'aba bantu. Bibiliya iratubwira ngo ucyaha umukobanyi aba yikoza isoni. Mwene magambo ntukwiriye kuvuga ngo jyewe reka mbe nk'uyu muntu, katuvuge wenda umukobanyi n'urugero, reka nanjye nigira umukobanyi kugira ngo uno muntu nzabashe kuba namucyaha nagira gute. Reka da, ikizakubaho ni uko uzakorwa n'isoni gusa. Kandi uhana umunyabyaha aba yihamagariye ibitutsi. Mwene magambo ntukwiriye kwigera wishushanya n'umuntu w'umunyabyaha kugira ngo ubone uko wamugira inama cyangwa wamuhana. Oya, ukwiriye kuba uriwe akabikwangira cyangwa akabikubahira, bityo bikamuhindura. Imigani igice cya 18 umurongo waho wa 5, Bibiliya irambwira ngo si byiza kwita ku cyubahiro cy'umunyabyaha mu rubanza. Yewe uyu murongo sinzi ko abantu benshi bakwishimira kuwumva. Si byiza kwita ku cyubahiro cy'umunyabyaha mu rubanza, kandi si byiza kwirengagiza urubanza rw'umukiranutsi. Si byiza. Abantu benshi barabikora. Umuntu nibaje barabanza bakareba iyo aje barahabona, bakareba imodoka ajemo ubwoko bwayo, bakareba inkweto yambaye agaciro kayo, bakareba ikoti yambaye, bakareba buri kintu cyose, isaha yambaye, impeta, bakareba na telefone. Urubanza bakaba bararurangije, kavuga bati nta kuntu uyu muntu ugendera mu modoka imeze gutya, wambaye neza gutya, ufite ibi n'ibi mu ntoki, ashobora kuba ari we utsindwa n'urubanza. Batireka da, bakanzura mu mitima yabo ko bagiye guhengamisha urubanza kugira ngo uno muntu agaragare nk'aho atsinze kandi urubanza rwo rwari bumutsinde. Icyo gihe baba bitaye ku cyubahiro cye nubwo ari umunyabyaha. Hanyuma bakirengagiza urubanza rw'umukiranutsi. Wa muntu wavugaga ukuri, wa muntu wavugishaga ukuri, wari ukeneye ubutabera, wari ukeneye kurenganurwa, ubwo akaba arahonyowe kubera ko runaka yaje yambaye uburyo bwo kumutsindishiriza. Ibi rero ntabwo ari byo. Imana iri kutubwira yuko tudakwiriye kwirengagiza cyangwa se kwita ku cyubahiro cy'umunyabyaha mu rubanza. Yewe nta nubwo dukwiriye kwirengagiza urubanza rw'umukiranutsi. Hano harimo kugoreka Imana. Mbese iyi myitwarire ntabwo dukwiriye kwigera tuyivangamo. Icya 4, umwami w'ubwenge ahuza abanyabyaha ikibando. Hano guhura ntabwo ari uko uri mu nzira ukagenda ugahura n'undi muntu. Oya, ahubwo ngo umwami w'umunyabwenge ahuza. Ni nk'uko bahura amasaka cyangwa se bahura ibishyimbo. Ni ugukubita. Umwami w'umunyabwenge ahuza abanyabyaha ikibando. Imigani 20 umurongo waho wa 26, Bibiliya irambwira ngo umwami w'ubwenge ahuza abanyabyaha ikibando, hanyuma akabagosora. Abahuza ikibando hanyuma akabagosora. Bibiliya kandi tugira inama ko tudakwiye kwifuza iby'abanyabyaha. Hari ukuntu abana b'abakobwa n'urugero babona undi utakiri umukobwa, utaranabaye umugore, akaba yarahindutse ikindi kintu, hanyuma bareba imyambarire, bareba inkweto, bareba amashenete, bareba telefone, bareba buri kintu cyose, bati mani cyama nanjye nkazaba nka runaka. Uramenye ntukabyifuze. Imigani 24 umurongo waho wa 19, Bibiliya irambwira ngo ntugahagarikwe umutima n'inkozi z'ibibi. Ntukifuze iby'abanyabyaha. Wa mukobwa uteze amatwi, wa musore we uteze amatwi, wa mugabo we, wa mudamu we, wa musaza we, buri muntu wese uteze amatwi, umva imiburo yo mu ijambo ry'Imana. Ntugahagarike umutima n'inkozi z'ibibi. Mbese ntukazitinye, ntugahagarike umutima nabo. Kandi ikintu cy'ubwenge ngiki, ntukifuze iby'abanyabyaha.
ntukifuze iby'abanyabyaha. Imigani igice cya 25 umurongo waho wa 5, Bibiliya irambwira ngo kura abagome imbere y'umwami maze ingoma ye izakomezwa no gukiranuka. Muyandi magambo, buriya umuntu ashobora kuba afite impano y'ubuyobozi, umuntu ashobora kuba afite umutima wo guteza imbere abandi, umuntu ashobora kuba rwose yaramaramaje kugira ngo agirire abandi umumaro, abayobora mu cyerekezo cyiza bari bakwiriye kwerekezamo. Ariko ugasanga hari abantu babi badashaka ko abandi bagira icyo bageraho, badashaka ko amahoro yasagamba, mbese binyangabiramo. Rero aba bantu bashobora kugenda bakagoreka umutima w'umwami. Ariko Bibiliya iravuga ngo kura abagome imbere y'umwami maze ingoma ye izakomezwa no gukiranuka. Mu yandi magambo, umuntu yakaba yakora ibintu byiza, ariko abantu hari igihe bagoreka intekerezo z'umutima we, hanyuma agakora ibidatunganye. Imigani 29 umurongo wa 27, Bibiliya irambwira ngo ukiranirwa azirana n'abakiranutsi, kandi ugenda ari intungane azirana n'abanyabyaha. Erega ibi ni ibintu bitavangwa. Gukiranuka no gukiranirwa ntabwo bigendana, ntibyegerana. Kandi noneho gutungana n'icyaha nabyo birazirana, ntabwo byabangikana. Ni nayo mpamvu ukiranirwa azirana n'umukiranutsi, kandi utunganye azirana n'abanyabyaha. Rero wari ukwiriye kugira aho ubarizwa, wari ukwiye kugira aho ubarizwa, bikamenyekana ngo ubuhamya bwawe ni ubu ngubu, bikamenyekana ngo uri umunyabyaha cyangwa se uri umukiranutsi. Ikibazo gihari muri iyi minsi ya none ni uko abantu benshi badashaka kuvugwa ukuri. Niba umuntu, tujye n'urugero, ari umukobwa akaba yiryamanira n'abagabo bagiye batandukanye ku mpamvu izo arizo zose, abishyura abatishyura byose uko biri kose, uvuze ngo ni indaya, urimo urantuka. Yego koko ndyamana n'abagabo bagiye batandukanye, ariko sindi indaya. None se ubwo koko aba ari iki? Waretse kwitwara nk'indaya niba utari indaya, ariko niwitwara nk'indaya, ibyo ni ibyerekana ko uri indaya. Mu yandi magambo, icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki: niba utari umunyabyaha wikwitwara nk'umunyabyaha. Niba uri umukristo, itware nk'umukristo. Niba kandi utari umukristo, witwaye nk'umukristo, ntacyo byangije cyane, keretse ubaye ufite indi migambi. Kuko hari abantu bambara uruhu rw'intama, ariko imbere ari amasega aryana, bityo bakagenda barimbura abantu. Ibyo nabyo ntacyo byaba bimaze, ahubwo byaba bifite icyo byishe kinini. Rero wari ukwiye kumesa kamwe, wari ukwiriye kugira ubuhamya bwawe ubwawe, aho kugira ngo witirirwe ikigari. Wari ukwiriye kugira ubuhamya bwawe ubwawe, ukagira uko umenywa n'Imana ndetse n'abantu. Abantu bakamenya ngo uriya ni umukristo, abantu bakamenya ngo uriya mukobwa ni umwari, abantu bakamenya ngo uriya musore azaba umugabo, abantu bakagira uko bakumenya, bakamenya imico yawe ya nyayo itari ukwishushanya. Uyu munsi wa none wari ukwiriye guharanira icyo kintu, ko abantu bamenya uriwe wa nyawe. Kandi uburyo bumwe bwo gukora ibyo ni uko wirinda guhagarara mu nzira y'abanyabyaha, wirinda kugendana nabo, wirinda gutekereza nkabo, wirinda gukora nk'ibyo bakora, ukirinda muri byose. Mwene magambo, ugahitamo uwo ushaka kuba we, ugahitamo icyerekezo ukwiriye kwerekezamo ubuzima bwawe. I Karuvari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze Yesu agarutse nona, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100%
ko wajya mu ijuru, ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero: 0783 00 16 46. Imana iguha umugisha. kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira, ntiwaburira imbabazi.